umunyamateka ntago ari ukumenya ibyo mu Rwanda gusa, ariko sinibaza ko umunyamateka mwiza aruzi iby'amahanga atazi n'ibyaha aturuka, kandi mu Rwanda turabyiga. Ijambo kapero iryo jambo ryaturutse simbizi ibyo mvuga se wamenya ugiye kumbaza ijambo ku ijambo nivugira utuntu twinshi nanjye mba ntazi iyo tuvuye pe, vuga byinshi cyane nawe ujya ubyumva, ariko muri aba ba secular music bazamutse buriya urebye nka Bushari ni umuhanzi mwiza ariko nkunda Kivumbi ararapa nkumva ndaryohewe. Yes, tubaha ikaze rero, tubaha ikaze. Nitwa Didas turirimbe twibutsa ko iki ari Ikirenga TV. Hanyuma rero tugiye kuganira, murabizi tunyarukira hirya no hino tukabaganiza umusitari. Ubundi mu buzima busanzwe Patrick ni mu ntoki, usibye wenda abakuzi nka Papa Utamu kuri radio, ubundi Papa Utamu ni mu ntoki. No mu person usanzwe tu nk'abandi bose urumva, mvuka mu muryango w'abantu batatu, mvukana n'abakobwa babiri, ninjye muhungu ndi wa kabiri, umunyamakuru w'imikino n'ibyo byose wavugaga. Navutse mu 1996 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Hanyuma ibintu uvuga ntabwo bihwanye n'imyaka yawe. Urumva dusara bari mu kigero kimwe, kandi hari ibintu uvuga ukumva nibyo wamuze cyane. Ushobora kuba waragize amahirwe yo kubana n'abasaza cyangwa abakecuru cyane. Oya, nta nubwo nabanye nabo cyane. Ubundi Papa Utamu iyo ubyutse n'iki cya mbere utekereza mu buzima bwawe? Iyo mbyutse birahinduka biterwa birahinduka, ariko ndi umukristo bien sûr. Iyo mbyutse ndasenga, urumva, ibindi birahinduka biterwa na gahunda y'umunsi n'akazi kanjye. Hari igihe mba navuye muri studio ntinze ugasanga mbyutse nkererewe, hari igihe mba muri studio saa 7 z'ijoro bitewe n'imikino na match nogeje nyuma, so nkaryama nkaruhuka bien sûr. Namara kuruhuka ngira YouTube channel yitwa News TV Rwanda, yagashyireho n'abantu urumva, so hari byinshi tuba turimo yitwa News TV Rwanda. Ni sheni ikomeye cyane, ubwo abantu bahita banasimbukira. Ni sheni ikomeye, so umuntu arabyuka akanabireba, hakaba hari ibyo dukora nka team, nkitegura nyine amasaha akagera nkajya mu kazi. Usibye ko ndanikorera, hari igihe ngira ngasimbuka wenda mu bindi nikorera nkareba uko gahunda zimeze, so gahunda zirahinduka biterwa na gahunda y'umunsi. Ubu ni nk'ubwa kabiri nkubonye mu mwenda w'umuhondo, iryo bara risobanura iki kuri wowe? Nta kintu na kimwe, ndarikunda just ibara ry'umuhondo n'umweru, ni amabara ari remarkable agaragara cyane, so nta kidasanzwe ndarikunda, kandi rimfasha kwitandukanya n'abantu bose. Ushobora kwiyambara yaba ari umweru n'umukara umbonyemo kabiri, hari bari ikindi kibazo mbajije, ariko byakugora, so ndarikunda cyane. Hanyuma muri iyi minsi hari gahunda leta ifite ya Made in Rwanda yo guteza imbere ibikorerwa iwacu mu Rwanda. Iyo bavuze Made in Rwanda wowe wumva iki? Numva Made in Rwanda iby'iwacu tugomba kubiteza imbere, kandi ntabwo nibaza ko Made in Rwanda izatezwa imbere n'Abanyamerika n'Abashinwa, sibyo? Nshobora kuguhereza urugero. Hari igihe cyageze mu bukwe dekorasiyo igezweho ikaba ngo dekorasiyo y'Ishinwa, ngo tuzambara nk'Abachina, tuzakora iki. Biriya ni amakosa akomeye cyane, kuko turimo turateza imbere umuco w'abandi, kandi natwe dufite umuco wacu. Umuco w'abandi ni ukuvuga iki? Kuko nko mu mashuri akenshi usanga abantu biga intambara ya mbere y'isi ya kabiri bakiga Amerika, ariko amateka mu Rwanda yigwa ni make cyane ugereranyije. Sinzi icyo ushingiye uvuga ngo ni make. So iyo umuntu avuze histoire ni iki? Ni amateka, sibyo? So amateka rero iyo uyiga hari level ugeraho ukarenga imbibi z'amateka, niba ushaka kuba nk'umuntu wize masters mu mateka, umuntu ufite PhD mu mateka, umuntu ufite A0 mu mateka, ugomba kuba nyine umunyamateka. Kuba umunyamateka ntabwo ari ukumenya ibyo mu Rwanda gusa, ariko sinibaza ko umunyamateka mwiza aruzi iby'amahanga atazi n'ibyaha aturuka, kandi mu Rwanda turabyiga keretse wenda aho wize niba batarabikwigishije, ariko twebwe aho twize turabyiga. Unatangira wiga Ikinyarwanda, tunashimire
minisiteri ya education kuko nabonye barashyizemo n'imbaraga muri za maternelle naho umwana yakoraga yiga indimi z'amahanga ugasanga umwana uri mu Rwanda ariko ntazi n'ikinyarwanda nabonye barabiciye bafite ukuntu bakaza izo ngamba kugira ngo education yacu igire n'uruhare ku muco wacu. Umuco ni ubukungu bukomeye cyane ari nawe ugera ugasanga umuntu ntabwo azi igiti cy'umuvumu. Ibyo byose nyine sibyo. So ariko ngewe made in Rwanda nemera ko nyine ni ibyacu kandi ibyacu nitwe tuzabiteza imbere. Buriya ntabwo ari njye waza guteza imbere urugo rwawe cyangwa se umuturanyi wanjye hano numvise ari kurwana n'umugore we usibye kuba najyayo nkaba navuga nti nyabuneka nimurekere ariko sinjye wabahuza n'ubundi ngo babane sibyo. So nitwe ba mbere tugomba gukunda ibyacu tukabiteza imbere mu gihe bifite valeur kandi hari n'ibyo usanga tujya gushaka hanze nta nicyo birusha ibyacu. So nabonye nka telefoni zaraje za made in Rwanda zirakorwa. Mu Rwanda dufite uruganda rukora imodoka, hari imyenda ya made in Rwanda myiza cyane utabanje kwamamaza Nike na Adidas, ni ugushyiramo imbaraga na karite yabyo kuko imihini mishya itera amabavu ariko njye nibaza ko nyine made in Rwanda ni ibyacu kandi tugomba kubiteza imbere. Wumvaga uzaba umusirikare cyangwa umuganga? Oya narabirose. Wararose uti nzaba umunyamakuru? No, iyo mvuze kurota ntabwo mvuga kuryama ngo ndote, ndavuga ko nari mfite izo nzozi kuko hari n'abanyamakuru benshi nshimira babayeho bankundishije itangazamakuru, Bayive Bucyana abo wumvaga, ba Marcel Rutagarama kuri RBA, ba Jean Lambert Gatare ku Isango, Jean Claude Ndengeyingoma. So abo bose ni abantu vraiment nakundaga. Ndibuka neza Radio Rwanda urubuga rwayo rwo kuwa gatandatu byabaga ari masaa 8 ntabwo rwancikaga. Ibyo nabaga ndimo byose narabirekaga nkajya gukurikira urubuga rw'imikino. Urabyibuka hazamo inanga urubuga rw'imikino so narabikundaga cyane ntabwo ari ibya none narabikunze. Navaga ku ishuri ndi kwigana abo bagabo uburyo bogeza nkabisubiramo. Ntabwo ngewe numva binteye ikimwaro kuba navuga nyine ko hari abantu babinkundishije harimo n'abakibirimo. Ndibuka nigeze kujya kureba Patrick Habarugira kuri Radio Rwanda kera nkiri muto. Uramuhamagara ndamubwira nti Pati ndagukunda cyane. So ndanamushimiye cyane yampaye umwanya turicarana kuri reception ya RBA. Ntarangamuntu nagiraga byarangoye no kwinjira muri RBA guca ku bapolisi. So arababwira ati ni njyewe umuhamagaye turicarana turaganira. Ubu ni inshuti yanjye turaganira dushobora kuba tutanabyirikiranye. N'ubwite nkubaza hari umunsi nigeze kumva yagutumiye hari kuri match ya Musanze harimo ntabwo mwibuka ariko uri umwe mu bo yabajije ikibazo cyaho Musanze biri gupfira icyo gihe wari SG nabyo turaza kubigeraho. So nyine nicyo mvuga yari inshuti yanjye oya icyo gihe yari inshuti yanjye n'ubu nibaza ko ntago bitangaje kuko ushobora kujya muri kariyeri ukagiramo amahirwe menshi ukanarikora neza sometime wenda ku kigero cyabo cyangwa se no kubarenga byose birashoboka ariko si ko mvuze. So njye ndavuga ibya kera ubu ni inshuti yanjye magara cyane ndetse turavugana turabonana kenshi nibaza ko ni inshuti yanjye kwa. Ariko icyo gihe njye nagiye kumureba ndabyibuka nibwo yarakiva kuri Maria ageze kuri Radio Rwanda. So mu mwanya turavugana itasubira mu kiganiro ndibuka yari hamwe na Rutamu. Navuga ko bari abantu nyine nanjye numva nshaka kumera nkabo to be honest ariko ndashimira Imana yatumye nyine ngera kuri izo nzozi kandi ndashimira Imana ko ibyo nkora abantu babikunda bakanyereka urukundo rwabyo bakanyereka ko mbikora neza. Ariko zari inzozi nyine abo bose ni bamwe mu bantu nakunze niganaga ibyo bakora. Theogene Rugimbana Axel ndibuka nabaye inshuti nawe akora kuri Flash FM. Tuba inshuti cyane yaje kuri Radio Rwanda aho twarabaye inshuti cyane ndetse ndabyibuka ajya kuri Radio Rwanda twari turi hamwe hano biti Kanombe. Radio 10 iri kohereza abantu iti mu musinyishe ndi gusangira nawe ahantu abantu ba Radio 10 bari hano. Radio Rwanda nayo iri kumuvugisha kambwira ati Patrick urabona iyo ukoze cyane nyine abantu barakwifuza kandi ni byiza. Nawe n'umuntu wampaye motivation ndabyibuka yazaga Gisenyi ariyo mba akamamagara tukabonana kwa Flash FM. So
you know ni birebire ariko ni inzira ndende cyane. uti navaga ku ishuri nkajya ndi kwigana bamwe muri abo ko bavuga uyu munsi iyo wumvishe hari abandi noneho bagerageza kukwigana noneho byakira uti it's normal iyo menye ngewe yuko banahari bifata nk'ibisanzwe ariko nashimishwa nuko nabamenya ahubwo nkabafasha kuko nanjye hari abamfashije barahari benshi banyigana benshi cyane ndetse cyane akabikora nk'uko ubikora hari no ku zindi radiyo njya kumva nkumva umwana ariganya nkumva nyine gusubiramo ibyo mvuga. So icya mbere biramotiva binyereka ko ibyo nkora hari ababibona kandi babikunda ariyo mpamvu babyigana. Icyo nicyo cya mbere biramotiva ndetse cyane. Icya kabiri nyine mpita mbona ko nabo bazagera ku nzozi zanjye. Okay, hari ibintu ushobora kurota ntubigereho, hari n'ibyo ushobora kurota bitewe n'uko ufashijwe n'abantu ukabigeraho kandi umuntu agira destin ngira ngo urumva icyo ari cyo ni Imana yigenera iyo rero. So hari n'abo baturusha kogeza umupira pe ariko batagize amahirwe nk'ayacu sibyo. So biranshimisha rero. Ijambo kapero iryo jambo ryaturutse simbizi ibyo mvuga se wamenya ugiye kumbaza ijambo ku ijambo nivugira utuntu twinshi nanjye mba ntazi iyo tuvuye pe vuga byinshi cyane nawe ujya ubyumva. Hanyuma nk'iyo uri kogeza umupira hari ukuntu igitego kijya ndabyibuka nko muri ero Cristiano yigeze kuvunika. Oya biriya nabikoze mbere biriya bimaze imyaka 5. Biriya nabikoze mbere ndi ahantu ndi gukora test ndi gukora igeragezwa biriya mujya mwumva muri gym. Aha nicyo nashaka kukubaza. Biriya nabikoze mbere cyane. So nagiye kwaka akazi ahantu ni hariya nyine nkora barambwira bati waduhaye se tukumva niba ubishoboye. So abantu niba byumvise baravuga ati man uzikogeza igitego ariko biriya nabikoze ntari najya no muri kariyeri. Biriya nabikoze ari nko kumvisha abayobozi ko nshoboye guprova ko nshoboye. So ntabwo nongeje rero kuko natangiye akazi nyuma ya Ero gato ikirangira Ero ya actually nagatangiye irimo ariko ntabwo nayogeje nyuma ya Ero nibwo nahise ntangira kogeza numva ari 2016. Finale ya Ero nawe yayogeje? Oya ntabwo nayogeje. Oya so ni sample ngizo nyine mugenda mwumva ariko hanyuma ari amagambo ya Ero Dimitri Payet avuna Cristiano narayikoze ubwo mwiyakana narayikoze Dimitri Payet avuna Ronaldo ahubwo natangiye mbere yaho. Barakoze cyane ariko impamvu nari mbitinzeho nuko kira gitego cyo cyogeza ntabwo nari muri studio kira nari off mic yari test ariko ndabyibutse finale ya Portugal ikina n'Abafaransa Dimitri Payet avuna Cristiano sure nari ndi mu kazi ariko ntago biri muri gym ntago bihuye. Hanyuma biriya bintu uvuga igitego ukagabira abantu ari amagambo yose aturukaye zanguhaye inka zawe biriya ni iby'Abarabu honestly nibyo niba Abarabu cyangwa nibyo dushishura Abarabu bazi kogeza umupira cyane kuturusha. Okay kundusha reka nte kuvugira abandi wasanga hari abandi Abarabu barusha ariko Abarabu ibi bintu byacu dukora gutya bidutunze ku rwego rwacu ushobora gukora ugahembwa 100,000 se hari n'abahembwa miliyoni se n'andi menshi babayeho neza kuruta uko njye mbayeho bamazemo n'igihe kinini. Njye nibaza ko n'Abarabu hari igihe umva nka Hazard atsinze igitego akamugabira ibirombe urabizi baba bifite akamugabira zahabu akamugabira maoseya ibiki. So ndabumva rero kandi biriya bintu byabo bogeza hari ahantu bibona ukabona na subtitle zabyo. Ntabwo nagaba rero Oseya tutayigira mu Rwanda sinanagaba peteroli ntaho tuyicukura ngomba kubagabira ibyacu. So ibyo nibyo dufite ntaho byavuye. Hanyuma nk'igitego wigeze kogeza kavuga uti iki kiranshimishije kwezi igitego Cristiano yatsindaga Juve. Cristiano atsinda Juventus ari muri Real Madrid. Ntabwo ari finale ni demi-finale ndumva niba atari kimwe cya kane iriya Garincha yatsinze kiriya gitego yatsinze cya Garincha. So kuko nsanzwe mukunda rero ndumva yatsinze n'ikindi gitego yatsinze igitego nka kiriya mbona abafana bayuve bakomye amashyi naracyogeje numva naracyogeje hafi iminota 2. So nakinduzo n'amagambo kiranasirikira ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga. So nibaza ko nicyo cyashimishije cyane.
umuntu mukorana nko ku kazi abantu ukavuga uti uyu muntu rwose aranshimisha numva ntamubura. ni Yakubu Jacques. Iyo turi hamwe n'ubu yari hano yaje kunsura aranshitse yihangane. So ni umwe mu bantu dukorana nkumva nyine ndi comfortable, azi nyine iyo nzamutse abazi ko amanuka yazamuka nkamanuka, donc turahuza. Navuga ko ari nawe munyamakuru w'imikino twakoranye nkumva biraniryoheye kuruta n'undi wese twakoranye, kuko afite impano kuruta abo twakoranye bose for sure. Ni backup mwiza, umunyamakuru nyine wa siporo mwiza, uzi gushaka amakuru utagira ibintu by'amahane. buriya Yakubu nta matiku agira, ukuntu mubona nyine ni kuriya, nta bintu by'ibibazo agira, kandi ni umunyamakuru nawe ubimazemo igihe, kuko yaje iwacu avuye muri RBA kuri RC Musanze. So iyo nkorana nawe mba numva nishimiye kwa. Usibye ubuzima bwa siporo, nubwo turabugarukaho cyane kuri Musanze, usibye ubuzima bwa siporo hari indi myidagaduro ukurikirana? Imyidagaduro nkunda umuziki cyane ahubwo ufite n'ingoma ariko biriya ni ibyo kwiryohereza biriya ni ibyo kwiryohereza, ntabwo ndi umuhanzi ariko jya ugerageza. Anyways kubera gakondo cyane cyane indirimbo z'abagenzi, ariko ubwo bari y'umugeni ntabwo nakwemera ko bayikina kuri radiyo. So nawe biriya bya indirimbo mwigeze kumva ni nko kuryoshya n'ugatetayininga, ni ibyo kuryoshya wane, ntabwo ni ugucana abaproducteri bari gukora bavuga ati jyana iyo uririmbe. So ariko umuntu nabyo inzara yaje sumo ntiwabikora, inzara nta kitigiye wabikora kubera inzara. So ariko ubwo ntarasonza namaze guhitamo. Hanyuma umuziki urawukurikirana? Cyane ariko buri muziki ndawukurikirana kuruta na bamwe bakora showbiz. Umuhanzi ukwesipira cyane mu Rwanda ni nande? Mu Rwanda si buriya ninde mu Rwanda. So nkunda uwo muhanzi bita Muyango. aririmba gakondo. Ni umuhanga cyane, buriya na ba Masamba ngira ngo baramwubaha. Afite indirimbo bita za Sabizeze, Ikobe n'izindi, niwe nkunda. Ariko muri aba ba secular music bazamutse, so buriya urebye nka Bushari ni umuhanzi mwiza, ariko nkunda Kivumbi ararapa nkumva ndaryohewe. Navuga ko ni Kivumbi ndamukunda kuruta abandi bahanzi bo mu Rwanda. Bruce Melody ni umuhanga cyane. Hanyuma ubu baye SG wa Musanze urangije uhivamo abantu nabaye SG, nari umuvugizi, ndi team manager, ndi na marketing manager, ndi na media officer. Ubu urasezeye rero, abantu bari bavuze ngo impamvu wasezeye mu marido, bavuga ko impamvu wasezeye ngo wigeze kuvuga Musanze ngiraza mu makipe ane ya mbere ibyabo. Normally mu buzima bwanjye busanzwe iyo ngerageje ibintu nkabona bidakunze ndabyihorera, nkabona binagoye kugira ngo bizakunde ndabyihorera pe, sibyo ndabyihorera. Gusa ntabwo njya nemera kuva mu kintu ntacyo gihurukiraho. Mu munsi wa none nasanze Musanze FC itagira ubuzima gatozi, RGB yayihaye ubuzima gatozi, ni achievement, ni ibyo nishimira. Nari narashyizeho channel, wenda reka nizere ko abahari bazayikomeza, kuko ni channel yamize abanyamusanze y'uburyo bwo kuzamura abana, ngira ngo mwarabibonye Nyakinama, imodoka ziza gufata abana, dutanga amatangazo duti abana bose bafite aho bahuriye na Musanze muze mukine, babahitemo abo bafata bazamuke, kandi barazamutse. Ba Serge nabo bazamukiye uyu munsi, ba Clement babanza no mu kibuga bataraguzwa mu miliyoni, bicaza baguzwe za miliyoni 5, kandi ngiyewe narabazamuye muri ubwo buryo. Bahisiaka ubona niho bazamukiye. So bwari uburyo bwiza kugira ngo ntihagire n'umuntu complaininga ngo avuge ngo abana bacu ntibabona umwanya muri Musanze. Ubwo buryo rero bwazamuye abakinnyi 5, kandi baragenda barigaragaza, basangamo n'abandi bari muri Musanze, nubwo hari abo basezereye nyuma mvuyemo. Iyo ni channel, icyo ni ikintu cya kabiri nishimira. Icya gatatu, ikipe twasanze ari ya 12 tuyisigari ya 9. Iyo mibare ntabwo ari mibi buriya kuri ikipe nka Musanze, kuko realite za football igezemo nibwo zibona, sibyo? So iyo mibare nawe ntabwo ari mibi, twagiye tugura abakinnyi benshi bahendutse. Buri uyu munsi ubona umukinnyi nka Sova akaba yavuga ngo yaguzwe miliyoni 1,300,000.
urumva ku myaka 2 yari amafaranga make. Umukinnyi nka Trezor yaraguzwe miliyoni 1,700,000. Musanze ziri kibundi urumva. So nari nkiri kuri ibyo bintu mvuga ngo nagezeho. Ikindi nagezeho ni iki, kwamamaza. Ntabwo bamamazaga, ntabwo bari bazi brand icyari cyo, niko navuga, cyane niba bari bakize ntabwo babikoraga. Ariko ujya ku kibuga ukabona ibyapa biriya byose ninjye wabitangije. Jazz bakamenya ko Jazz yajyaho umuterankunga, biriya byose ninjye wabitanga. Urumva hari byinshi umuntu yakoze, ariko ushobora guhura n'umwe muri bo cyangwa se n'umwe akakubwira ati umuntu yari yishe ikipe yacu, ariko ukamubaza uti ni nk'iki yakoze kibi. Niba umwanya yarazamutse ku mwanya yari iriho ikamamaza, ikaba ifite ubuzima gatozi, hakaba abana barazamuwe, ni iki uvuga ko ikipe yari ipfuye gute? So ariko njyewe nkanjye nicaye, kuko ntabwo dukora ngo abantu baturebe gusa, hari n'igihe umuntu akora ibyiza, hari ababibona buriya ibi mvuze, hari ababibonye buriya barabimarika. So navuga ko ikintu cyaje rero gutuma mvamo ahanini kigatuma nsezera ni amatiku. Njye ntabwo nshobora kubeshya, ni amatiku pe, ni amatiku. Ntabwo nahuje n'umugabo ni perezida w'abafana w'ikipe ya Musanze, yazanyemo utuntu twinshi cyane, kutumvikana, ibyo bintu byo kuvuga ngo hari ibintu njye ntemera, kuza uri fan club ugahamagaza perezida n'umutoza ngo nibaze bagusobanurire muri stade gute se gute? Urumva hari cano, hari assemblée générale yabaho abantu bakaganira, ibintu nk'ibyo njye narabyanze. Urumva sibyo ko hari n'ibindi byinshi, perezida w'abafana burya abantu duteye bitandukanye. So ariko njye nkamubwiza ukuri, abaza se dupfa iki njye nawe, urumva. Ikindi kandi nabonaga n'intego, ntabwo njye nabeshya abanyarwanda, nari navuze ni ikipe izaba iya 4, mbona ntabwo bikunze. Cyakora ndakomeza ndagerageza, abantu bashobora kugerageza kuri sezi ikurikiyeho bigakunda, ariko nabonye byose bidakunze. So kandi byagonganaga n'akazi kanjye, iyo nayo n'indi mpamvu, kuko nageze aho murabyibuka, ibindi ndabereka nsigara ndi umuvugizi wa ekipe gusa, nabyo mbona bigongana n'akazi. Kuko itangazamakuru ry'umwuga, iyo ushaka gukora itangazamakuru wirinda kurivanga n'ibindi bintu. So urumva hari aho byageraga najya kwanariza Musanze bikarangira nyivuze neza kandi wenda ndi kubeshya, urumva. So bikarangira nje nkayivugira kandi ibintu nje kuvuga nanjye nzi ko ndi kubeshya kuko ndimo, urumva. So yaba yakoze amakosa nkaberekera ngaceceka sinyavuge, kandi nkavuga indi kipe nkavuga se kamo ibi byindi kipe mvuze ko hari bitoya kubyo ikipe yacu ikora, kuki ntabivuze kuko ndimo, sibyo? So icyo gihe rero ntabwo bukiri mu itangazamakuru, buriya biba byabaye ibintu by'amarangamutima biraho by'amafuti. hanyuma Kenisi muvugana amagambo menshi, isaki iri kwiga kubika, biriya bintu babyumva gute wowe ukurikije reaction abantu na comment abantu bagenda bashyira? Simple, birasanzwe. Kenisi ni umugabo uzi ibyarimo, ni umucuruzi cyane birenze nuko mwe mubitekereza. Niyo mpamvu ajya imbere y'itangazamakuru akavuga ati habaye icyo bita financial fair play, ni njye wakwemererwa kugura. Honestly yabyo bavuga nibyo, arakwereka abakinnyi yagurishije n'amafaranga yinjije. Niwe ekipe ya 3 mu Rwanda, historique zirahari mugende mu birebe, yinjije amafaranga menshi kuri stade n'abafana ifite. Nukuri uyu magambo nyuma ya APR yabaye ya mbere, buri APR yarushije Rayon Sport zari ya kabiri, ariko abantu bavuga ko Rayon nyine ni bya bindi byabona management. Kenisi yabaye wa 3 kurusha na za Kiyovu Sport, you know. Nukubera ko match zinyira afite ukuna zishyushye, sibyo? Afite ukuna zishyushya n'abantu bakagiye bafite icyo bagiye kureba, kandi bravo kuri we kabisa. Umwaka wa mbere byabaye byiza cyane. So biriya rero nabifataga ngewe nk'ibintu biraho, ni entertainment. Kuba navuga ngo ni umusundwe ntabwo mba mututse, burya tuba tuganira, ntabwo turi ibifura. So numvaga ari ibisanzwe. Njye na Kenisi cyane ko ni inshuti yanjye, Kenisi ni inshuti yanjye cyane, n'ubu turavugana, ndamwakira kuri radio, turavugana, turabonana. Ni umuntu uzi icyo ashaka. Ubundi nibaza ko nyine biragira nabonaga ari ibintu bisanzwe, n'ubucuruzi arimo nyine. Ntabwo nari mwubahutse nawe, kandi yaransuzuguye. Nk'uwakugira umaze agahere katari gatoya mu bijyanye n'imikino muri siporo, nk'uwakugira perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru, ikintu cya mbere wahindura ubona kibangamye? Ejo Liverpool itwara igikombe, byahise binyibutsa interview abantu badukurikiye kuri radio, nahise nkina interview ya Jurgen Klopp, ibyo yavuze akigera muri Liverpool. Klopp yaravuze ati dukeneye iki, arangije arababwira ati nyuma y'imyaka 4 nzabahereza igikombe munyotewe. Igikombe mumaze imyaka 26 mudatwara, nzakibaha mwujuje 30 nyuma y'imyaka 4. Sizo ya mbere Jurgen Klopp
ntabwo bakinnye na Champions League ariko yageze kuri finale ya Europa League ababyibuka neza. Sezo ya kabiri Klopp yabaye wa gatatu muri Premier League. Sezo ya gatatu Klopp yabaye wa kabiri muri shampiyona y'Abongereza, arushwa inota rimwe na Manchester City, atwara Champions League atsinze Tottenham. Sezo ya kane atwaye Premier League. So ikintu cya mbere nakora na settinga cyangwa se nashyiraho intego, kanasaba abanyarwanda kunyihanganira hanyuma ngategereza. Klopp nakunze ijambo yavuze ari muri press conference, yaravuze ngo mbasabye igihe ariko simbasabye imyaka 20 ariko simbatse imyaka ngo mwongere mutegereze n'imyaka 20 kuri 26 ngo muzakibana muri 45. Nanjye nabaka igihe kidakabije hanyuma nkubaka umupira w'amaguru, cyane ko dufite impano, dufite abakinnyi beza, sibyo? Uyu munsi ugiye muri Musanze FC bafite abakinnyi beza batigeze babona ahantu bagaragariza ibibarimo, sibyo? Narebye match ya Rayon Sport na Musanze, Mwiseneza Daniel yatanze passe zazinuzi z'aba Virgile ari muri defense, urumva? So uhita ubona impano y'umukinnyi udafite aho yitoreje umupira, ubikunda gusa, udafite umuntu n'umwe wamutoje. Ukibaza niba umukinnyi ashobora gutanga pass ari muri defense agatanga assist atari nuko yakoze monte, iyo agira ahantu akurira akagira ahantu ava, yari gukina umupira umeze gute? Ubundi mu Rwanda ari ikintu cyitwa ubumuntu, ngira ngo natangiye nkivugaho ubumuntu bwumva uti ubumuntu ni ikintu cyinshi. Kumva ngo umuntu ni mugari n'ubumuntu ni ikintu kigari cyane, gusa ubumuntu nyine no kugira ubumuntu, kuko umuntu nyamuntu arangwa n'ubumuntu, kandi kugira ubumuntu nibaza ko ni ukubanirana cyangwa se kubanira abantu neza. So kubanira abantu neza, umuntu nyamuntu akora inshingano ze, byaba ngombwa agakora n'iz'abandi bitewe n'aho yatswe musahada. So nibwo umuntu nyamuntu mu buzima bwa muntu, naho ubumuntu mu buzima mu bumuntu bw'igihugu ni umuntu ukunda igihugu. Niko mbyumva. Hanyuma nk'umuntu ugukurikiye ubu ngubu wenda reka mubarize, ni iki kintu umuntu yakwiye gutinya ku isi? Akwiye gutinya ni iki kintu umuntu yakwiye gukurikirana kugira ngo nibura kimuheke? Cya mbere nibaza ko no kwirinda kwicuza. Umuntu yicuza kubera ko yahubutse, umuntu yicuza kubera ko hari ibyo yakoze bidakwiye, sibyo? Kubera ko atakoze ibintu mu mwanya wabyo. Icya mbere no kwirinda kwicuza. Kwirinda kwicuza harimo byinshi. Reka twigarukire personal noneho, ubundi tutegereze ka mariage ryari? Mariage se nyuma ya coronavirus se ko zizaba nzabutaho, uzankomere nawe nzavuga ko usibye ko gukora ubukwe atari itegeko ku bantu bose, igihe nikigera nzabatumira. Nzayibona. Nzabatumira kabisa, nibyibuka nzabikora kabisa. Ubundi musanzwe ufana ikipe yihe? Burayi? Ndabizi mu Rwanda hambwiye ko udakunda kwagera, ariko mu Rwanda rero, mu Rwanda nsigaye nikundira ikipe bita Gorilla yo mu cyiciro cya kabiri. Buriya kipe ndi kubona ifite gahunda pe. Ndabonye no kuri status yawe. Iriya kipe rwose ndimo ndayifana pe, kuko nkunda ibintu by'ubucuruzi. Njye ntabwo nkunda ibintu biraho nyine umuntu ashora miliyoni 200 umwaka wa mbere, miliyoni 200 umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, bikarangira atagira aho kwereka na projet nyine y'igihe wenda ntabwo ngihine. So ndayikunda Gorilla, ngakunda na Gasogi, hanyuma i Burayi mfana Newcastle. Mana abantu bari biteguye kumva Real Madrid cyangwa Juve? Ako nakagutonze. Akubundi ababyeyi urabafite baragushyigikira mu itangazamakuru? Ndabafite ariko ntabwo navuga ngo baranshyigikiye cyangwa ntibashyigikiye. Okay, nta nubwo banciye n'intege, ni biraho. Ariko barahari. Ndabafite ababyeyi, ngiye ndabafite. Wavandimwe muvukana b'abakobwa babiri, ni ubuhe bumva abantu kabuti umubuze iruhande rwanjye? Nta nubwo nabanye nabo cyane ngewe, kuko natangiye kuvuga amazina y'inka no kuba MC niga muri P6. Yes, P6 muri primaire rwose nigaga ahantu bita ku Mubano i Rubavu. Nibwo natangiye kuvuga amazina y'inka, abantu b'Igisenyi bankunda cyane, muri Igisenyi baranzi cyane, bankunda kubera kubikora ndi umwana, bakankundira icyo kandi mbikora neza. So ntabwo rero nabanye nabo kuko nkigira secondaire yatangiye kwibana ibintu byo
kwibana buriya cyane mazemo igihe kinini. So urumva rero ntabwo nabanye nabo cyane. No muri primaire ndumva nabanye naho kure cyane, wari umupolisi yitaga Mucaguzi. Ntabwo nabanye nabo cyane ku buryo navuga ngo uyu ntabwo yambura iruhande. noneho niyo mutarabaye tubwira umuntu hano uvuga uti umuntu yaramfashije Muri kariyeri? Muri kariyeri umuntu wa mbere wamfashije ni Axel Rugambura. ubwo ni nawe Rwanda biratandukanye. Yaramfashije, umbajije wamfashije. Axel yaramfashije pe, ndanamushimira kuko kuva icyo gihe cya Flash bazi Gisenyi kogeza match, sinzi niba nabyibuka. Kuva icyo gihe baza kogeza match Gisenyi kuri Flash FM, yaramvugishaga akamba n'utu exercice kambwira ati nyamara mani birimo. N'ubwo barajya ambwira ati ibana ntabwo nari nzi ko byagenda gutya. So Axel yaramfashije, ndamushimira, ndashimira Imbana Theo nawe yaramfashije ku nama, bose ni inama urebye. Amaze imyaka irenga 6 muri kariyeri y'itangazamakuru rya siporo. Uri rero modo wanjye. Nushaka ubutaramenyekanye, nushaka uburi hasi, nushaka uyu munsi ushobora kuba nawe uri umufana wanjye. Uri rero modo wanjye. umuntu wese ukurikiye Wese wantanze. Umuntu wese ukurikiye Ikirenga TV yarantanze gukora itangazamakuru. Uri rero modo wanjye. ahita kwita na subscribe. Of course birumvikana. kavuga ariko ukore subscribe kuri Ikirenga shora. hanyuma Pati usibye kuba twagusuye gutya hari ahandi wari wakoreye interview? Shani nyinshi kuri YouTube ho ntago mbikunda, nawe sinzi impamvu bamfatishije. Kuri YouTube ho ntago mbikunda pe, honestly ntabwo nkunda amashusho. Simba numva nshaka no kuzakora kuri televiziyo. Ntago mbyifuza. Nyine ndi umunyamakuru wa radio tu ubuzima bwanjye bwose. Okay, bishobora guhinduka, reka nekongeraho bwose, ariko ntabwo nkunda ibintu by'amashusho ngewe. So ariko interview narazikoze, Flash TV ndumva naraganiriye nabo. Ni nyinshi kuri radio ho, amaradiyo ntaravugiraho bamporesha ama interview, nibaza ko nizo nkeya cyane. N'ibyo by'umupira nabaga mu bya Musanze zose, Radio Rwanda, Radio 1, Flash, Radio 10, Radio Huguka, Radio Sarusi, radio hafi ya zose zo mu Rwanda. Iyo naravugiraho mu mamagare twiganirira. Ariko ni nyinshi pe, nyinshi navuganye nabo cyane cyane kuri ibyo bya kariyeri ya siporo nari ndimo. hanyuma ujya ukunda kureba movie? Gake. hari umusobanuzi wa filime se? Mashaka numva nawe basi ntabwo nkunda filime zisobanuye, ariko ndabazi, ndanazireba kuko nizo zisigaye ziri ku isoko zigaragara cyane. Ugiye gushaka filime idasobanuye byakugora. Ndabareba nka Rocky ndamuzi, kandi Kongs kabisa akora akazi neza cyane, avanga urwenya, arasetsa kabisa. Dutereme twejye dukurikirana gutwika ukimanukira. Ntabwo ari cyane, ariko nzi neza ko ari umuntu ukunzwe n'abantu benshi. Rocky kabisa, keep it up. Rocky ni umuntu w'umupapa cyane, arakora, turaziranye, inshuti yanjye, turanavugana, turanakorana business somehow nyine bijyanye no kwamamaza. Hari ibyo dukorana, urumva ni umuntu tuziranye cyane, sibyo? Junior ndamwumva, usibye ko ntarabonana nawe, sindasangira nawe nkuko nari mvuze Rocky. Sabo se buri hari undi nzira ndumva abo barangije nibo nzi bonyine. Yanga uramutse cyane agakiza ngo hanyuma wowe itangazamakuru ubu ngubu uribona uti? Itangazamakuru ryateye imbere pe cyane, ndetse niba baratangiye bakorera, batanga imbaraga zabo, bitanga. Abantu bazi ko umunyamakuru uhembwa ari uwa Radio Rwanda gusa na Televiziyo Rwanda. Umunsi hari n'abakorera ibigo biri prive bahembwa menshi kuruta bari muri ibyo bya leta. Kuko ikizakwereka itangazamakuru riteye imbere buriya ni uko ibitangazamakuru biri prive bitera imbere, sibyo? Uyu munsi umuntu akubaje igitangazamakuru cya siporo cya mbere ku isi wavuga BN Sports ya KRF. BN Sports ni televiziyo igura hafi imikino yose yo ku isi. Premier League ni yabo,
Serie A ni iyabo, abataliyani ni iyabo, shampiyona y'abafaransa ni iyabo, Bundesliga ni iyabo, noneho ku isi hose no muri Afurika ni iyabo buriya, kubera ko Ben Sport nibaza ko nigura CAF Confederation Cup na CAF Champions League ni iyabo, urumva hari na shampiyona berekana. So ni groupe nini ikomeye cyane. So, ibyo bigo rero igitumye bivuga nuko ibitangazamakuru by'Iburayi byigenga biteye imbere ku cyane. Iyo Al Jazeera ushobora kuyumva, ibitangazamakuru byigenga biteye imbere kuruta ibya leta. Twe mu Rwanda rero iki RBA niyo iri imbere cyane kuruta ibiri privé. Nabyo ni byiza ntago ari bibi. Hanyuma bya binyamakuru nabyo biri privé, biri private. Byatangiye byishakisha ariko byateye imbere kubera ko bakora ibintu byiza, bagira content nziza, bakora ibintu byabo neza. Uyu munsi niba RBA yagiye kogeza match ya Mukura na Rio, aho uri kogeza Man City na Man U, benshi bakeneye kuyumva, umutera nkunga kaza akamamaza. So itangazamakuru buri noneho ririmo amafaranga, irabatunga abanyamakuru bakora ubukwe, ngira ngo ntago mfite ijanisha cyane, ariko aba bantu barongoye cyangwa se abantu bafite ingo benshi bari mu itangazamakuru ni benshi kandi babayeho neza. Abanyamakuru murahura ari mu modoka yitwaye ye bwite bakurikora. Njya nkunda kubwira abantu mu itangazamakuru ni inyanja ngari twese turimo. Itangazamakuru waribamo gakina cyane mu gihe udafite impano yacyo, ariko mu gihe ufite impano itangazamakuru nta n'akazi karuta itangazamakuru, kuko nyine barahari bakize bameze neza, bageraho bagashinga ibitangazamakuru byabo. KNC yakoze ku zindi radio ashinga igitangazamakuru, Castar n'abayingana ubu bashinze radio yabo, n'abandi. So nibaza ko ibitangazamakuru na za contact n'izindi, so nibaza ko itangazamakuru ririmo akantu, ririmo amafaranga, wakuramo ikindi kintu. Abanyamakuru bafite amafaranga, niba ushobora kubona nka Kenisa atunga ikipe ku giti cye ikabaho neza kuruta ama ikipe yose y'uturere, akanahemba n'abakozi, urumva. So itangazamakuru ririmo amafaranga, gusa ku bantu barizi barikora neza. Abarikora nabi bo mu itangazamakuru rwose warwariramo n'uruheri. Iyo rikora nabi nta mpuhwe itangazamakuru ntabwo rigira impuhwe, nta mpuhwe na gato yarigira. Ariko iyo urizi ndakubwiza ukuri nta kazi karigute. Hanyuma wenda dusoreze kuri ka kazi kadasanzwe kandi uri mutoya cyane, ariko uko kuvugira inka. Ni amazina y'inka niko bavuga inka, ubundi ntabwo bavugira inka. Ubundi inka zivugirwa ruko zonye, ariko iyo tuba turi kuvuga inka no kuvugira inka biratandukanye. Ntibavuga kuvugira, bavuga kuvuga. Ariko niba nibeshye kabisa. Hanyuma kuvuga inka no kuba MC, no kuba umunyamakuru, ikigutunga cyane ni iki? Ni byose birantunga, ni byose birantunze. Kuko ndi umunyamakuru w'umwuga ufite amasezerano y'akazi, uhembwa neza kandi mpemberwa igihe, kandi mpembwa amafaranga anyuze. Niyo mpamvu ndi hariya, ntabwo rero ko nabuze ahandi njya. Ibindi nabyo nta muntu ujya amaserivisi y'ubuntu yo kuvugira inka cyangwa kuba MC, neva ni amafaranga. So byose birantunze, mfite n'ibindi nikorera byinshi kandi byose birantunze. Ni ikibazo se ko watanga contact yawe ku muntu ushaka yanjye iri prive rwose. Ariko nibura zambona azayitsabe, ariko nimero yanjye ntabwo nayitanga hano. Ako nibura kuri social media haraboneka. Ntabwo nkunda rero, sinzi nyine ukuntu ngeneye bitandukanye n'abandi bantu. Ubu tuvugana nta account ya Instagram ufite kandi harabona zifunguriye. Ubu tuvugana nta account ya Facebook ngira, nibyo nafunguye nibagiwe za password ndabyihorera. Ntabwo nkunda ako mano siko ngo ufite mu friend. Of course birashoboka ko wamfollowinze, ariko ntabwo nyine nkibikoresha. Nta nubwo nzi niyo biva niyo bijya pe. Umugabo witwa iyo account sinyikoresha cyane, ndetse utazi mwana afunze ndamuzi. Hanyuma ibiganiro akora ko nawe arasa agira imyitwarire ijya kuba nk'iyawe, nta Instagram ntabwo mbikunda pe, ntabwo mbikunda. Nk'ubu YouTube channel ntiwabona isura yanjye n'abamama interview n'ibiki. Nyine ngiyewe ncuruza ijwi, isura yanjye mbona ngengeye kugushyira kuri televiziyo. Niyo mpamvu nyine nawe ugomba kuba mu mafaranga afatika. Kuri cash zo nta kibazo. Ariko tugasoza nkubajije wenda akabazo kamwe gusa. Ni
wabajije kwezi ariko nibyo so numva icyaka kimaze kuza ntibihari se yego mbaza dusoze hanyuma wenda umuntu ashobora kubaza ku buzima bwite bwawe nta kibazo watubwiye ko nta kibazo rwose ntabwo mfite ubuzima bwite buteye isoni ku buryo nta kibazo watubwiye ngo uko buri imbere uzatubwira ariko nyine se uwo mukunzi ni ibangana mfite abakunzi ngewe benshi cyane ndashaka kuvuga uwo uteganya cyangwa rero ibintu byo gukunda naburiya navuriyemo n'ibibazo byinshi wamuntu iyo nikundiye umuntu nsanga yifitiye undi urumva kandi ari we nakunze urumva so ntange wenda niyawe warahebye se cyangwa ntabwo ndaheba burundu kuko nta nkweto iburi yayo ariko ubu ntabwo mfite kabisa yawe ndi single kandi nta pressure ndiho ntabwo ndi mukuru cyane turi mu kigero kimwe ntabwo turiya igihe nikigera nzamubona ariko nawe kabisa abo nikundiye nsanga bifitiye abandi nicyo kibazo nahuye yangira ngo noneho uri kugana ku musozo noneho gira icyo ubwira nk'abantu bagukurikira bankurikira ese keretse abanyukurikira kuri radiyo abanyumva so bakunda uri mu bukwe nabakurikira YouTube channel ya News TV Rwanda ni chaîne iri ikomeye cyane ifite 60,000 by'abasubscribe gusa nimudufasha tuzagira 100 vuba naho mubikora maze mukore subscribe so icyo navuga se niki ni ndabakunda ni muntera imbaraga nkora kubera mwebwe navuga ko imbaraga zanjye nyine ni ukubera abo ngabo kuko nibo ba boss banjye kandi ndabasezeranya ko nzakora kugeza ku bushorishori ntawe ukingereranya n'undi muntu kugeza kuri ubu arabo kugereranya nabo bake ariko nzakora kugeza ku rwego nta muntu uzabingereranya n'undi muntu uwo ari we wese urarahiye cyane rwose kugeza ku munsi nzicara buri wese akabikonfirima adashidikanya yuko nta muntu n'umwe ngereranwa nawe nicyo gihe nzavuga ngo ndabanyuze so nzakomeza nkore mu manywa nijoro imvura igwa nzakora kubera bo bantera imbaraga hanyuma noneho gira n'icyo ubwira abantu bakurikiye Ikirenga TV igisabira nababwira abo nabakunda subscribe ku Kirenga abankunda bayikurikiye ndabakunda cyane ciao murakoze kandi nawe wakoze kuza kubwira ibyo uzakosora yego wakoze kuza kuganira nanjye kandi navuga ngo amahirwe masa mu byo mukora murakoze mubyeyi